Joshua murakaza neza muri The Josh Challenge y'uyu munsi ni iyi. Ese waruziko none se waruziko ngaruke kuri kimwe cy'insengero waruziko nshobora kuba mu byo nibuka nzi neza naba naranyoye ku nzoga bwa mbere nzinyweshejwe nabo nitaga abapastor abo nitaga abashumba agenda ngiye kuririmba yanumiye kuko habaga hari ibyo mwavuganye ari buguhe kwa kunda kubwira ati ngwino tugende tunasangire kwaje kubona ukabona tumije nk'igicupa cya konyage ni ukuvuga nabo ba pastor nabo babwirizaga banyweye iyo konyage. Tangola utayo si kibazo ariko wabugushizemo uzo bugukuramo ibigaragazo zose si ibigaragazo ahubwo ni inzira zimwe zituganisha kubisubiza kuko Imana yakuza bari mwisi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubukire umarira abandi akamaro ugomba guca mu butayu. Uyu mwaka ushobora kuzagira amezi 30 mu by'ukuri pe gusa mu by'ukuri kunywa inzoga mbere yo kujya ku rubyiniro nk'umuhanzi wa gospel nge sinabihakana nkurikije nk'ibi ngibi ndi kubona ubu ngubu. None se nk'uyu muhanzi mu by'ukuri nkamwe mukurikiranye televiziyo urumva wabihakana? Mundebere namwe n'ukuri. Kwera abapasteri mugahereza abanzi ba gospel inzoga mbere yuko baririmbira abakristo. Abo bapasteri n'ubundi ntibaba bakira abapasteri. Ushatse kuvuga iki? Ahubwo yagendanye n'ingirwa pasteri zifite zambaye kora ariko zaraguye zimugirira nabi. Urimo urashaka kuvuga base? Nimuzamura ibikasi sema yaya sema Kimotefola pasakaka kiwe kikonina osanfoye ishari ni wewe urwango ni wewe kutanyurwa n'ibyo ufite ni wewe senya bamola bo ubwo nk'abapasteri bahereza abanzi ba gospel inzoga mbere yuko baririmba babatekereza. Abagabo b'igoryi no mu nsengero aho baba bazwi njewe ahantu nakirijwe hari umugabo w'ikigoryi n'uyu munsi aracahari kandi aracari ikigoryi. Oya naye witukana. Ikigoryi uburi ikigoryi keretse mwami Yesu akugiriye neza. Pastor Julienne mu by'ukuri ibi bintu byo guhereza abahanzi konyaje imbere yuko bajya kuririmbira abakristo mu by'ukuri wowe hari ikintu wabo biziho ko nawe uri mu bagiye babatumira? Hari amakuru bufite ya fake kugira ngo akuteshe umutwe agukure ku murongo utinda mu bintu. Hari amakuru aha mwicaranye you guys. Let me tell you this. Mwicaranye amakuru atariho atigeze abaho. Tewe wimuvuguruza ibintu Tewe yavuze nibyo. Aba bapastori benshi urumva benshi baguze urumva mu by'umwuka baraguye. None se arabeshya cy'umunyamakuru nkange kweri? Ubu abanyamakuru baraje bankubitira ari atayito uretse gato cyane. Hanyuma se kwandika ko nta kanyanga wigeze uhereza umuhanzi wa gospel ni bibi? Nzahita mbarya amenyo urumva ubu nacyo barakivuga ngo pastor rya namenyo. Ndi umuntu wahagarara ngavuga ni hari umuntu hari itorero hano nagiye
mwajya muri biro n'umushumba ngo nibura muganire uko iteraniro ryagenze agahita akubwira ati ariko nuramudiya ko nureba nta mugabo agira umbwire mugupangire. Bamwe si mwe mwanyigishije uburaya. Niko mudiyakoni bwa mbere pasiteri agutangamo pase ku muntu bita Theo byagenze bite ubundi? Icyo gihe Theo yahise anirinda muri iryo joro ahita agenda ajya i Burundi ahamaze amezi 2. Theo yaraje ndamubwira waneye inda. Ijambo yambwiye yarambwiye ngo icyo nifuzaga kugeraho nyigezeho. Ni ijambo ritajya rimva mu mutima. Niyo mbonye umwana wanjye kubera aseka na Theo. Iyo mfite ibibazo nkamubona ari guseka iryo jambo rihita ringarukamo. Nkavuga ngo ni gute umugabo ashobora kuza mu buzima bw'umuntu ariko afite intego runaka kandi wowe utarabibonaga. Icyo gihe narababaye ndabyakira. Israel Mbonye we mu byukuri wari wajya kuririmba bakabanza bakaguhereza konyagi cyane rwose. Urasinda se? Yego. Bakunywesha bwa mbere iyo nzoga mu byukuri byari ryari? Tariki 10 z'ukwa munani. Ninde mu gospel wabuzi mugenzi wawe mu byukuri ushobora kuba nawe yaranyweye kuri izo nzoga mbere yuko ajya kuririmbira abakristo? Theo bose babireba. Nyumvira kandi uwo ngo wari we nakubwiraga mu byukuri bayihaye mbere tubwire abandi. Prosper Omezi uwo ni uwa mbere wa kabiri ni couple nkunda cyane ya James na Daniela. Uwa gatatu Aline. Ese ubundi we Aline Gahongayire baguhereza gute inzoga mu byukuri kandi udasanzwe uzimu? Ikirego nzashaka kuzikuna kijyana nko muri RIB. Kweri Prosper Omezi bakakunywesha inzoga? Niyo si tugezemo turi mu isi ya digital tujyane n'ibigezweho. None se Theo ko twebwe mu buzima busanzwe tuzinyweye tuvuga indimi mwebwe muvuga izihe ndimi? Bavuga igifaransa n'icyongereza kikaza. None se Theo nk'iyo wataga wasinze umugore wawe mu byukuri yarenzaga hiki? Ibindi nibikureba wowe cyemucyo. Nyaberwa impamvu n'abafana banyu batakibuka n'indirimbo mwahanze. Uraho? Yego. Ngaho ngerejwe. Naryongereye. Igira hirya banza ririmbeho gato. Bakira banzu uririmba unafite akakaji. Mubwira turirimbira indirimbo imwe ya Theo yabaze. Niji yasana mu gakombe ririmba. Urakoze na agamano yanjye ari ukuririmba. Nukugira gute? Nukunywaka. Nukuri Israel Mbonye bino bintu nimukabikore pe ngo babanywesha inzoga mbere yuko muririmba. Pe kuko bituma n'abafana banyu mu byukuri mubababaza. Naho mugende mugira bababaye. Uremeye tubibabwire. Kandi sibanga barabizi. Nyirarodindiri ibyo Israel Mbonye avuga ko mubizi mu byukuri waba ubizi ko yanyweshejwe konyagi mbere yuko ajya kuririmba? Ndabizi. Uramaze ye uretse na Nyirarodindiri umuntu bita Theo ni nawe wabanje kuyaduhereza ayo makuru ko muzinywa mbere yuko mujya kuririmba. Jewe naba narabivuze hano naba narabivuze ahandi ndumva ngiye kongera mbivuge. Yewe uretse na Theo n'umuntu bita Nzovu muri quartier yabo yarabivuze. Yarabivuze nono ikibyimbye Uvuga ibyo uzi wa mbese. Warabivuze nta sonora ngenda kwica no kwica. Riza n'ingwino. Ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze. Bihorere bakuvuge n'uko byabukuri ntiwabibatumye. Ariko se ubundi we Silas mu byukuri n'uje ujya kuri stage we wanyweye bitewe n'ibyo ndi kubona? Yeguru umunyabyaha ariko ntiwabatumye kubyamamaza. Kandi babikora batayobewe ko barimo kuguhemukira. Babikora batayobewe ko amateka y'umuntu agahinduka. Babikora batayobewe ko iteka y'ukuzi kumarusha. Ubu si ibintu abapasiteri mu byukuri bakorera abakristo babo mu byukuri ibisi twabyita nk'ibigeragezo. Ibigeragezo biragwira njye ubunarumiwe. Iyo wari kugutabara ari ukwishe bitera agahinda.
ngaho munyumve niko Theo none se ko nzi ko wakijijwe mu byukuri wabivuyeho nta nzoga wasigaje ngenze nzifatire ntago mbizi nimba inyota ufite rimwe bavuga ngo ndagurumana ntago nzi nimba ari gake ariko ni gake kuko badushishikariza tunywe resi iyo nayo ni inyota. Haleluya. None se niki wavuga ku bahanzi bagenzi bawe baririmba gospel mu byukuri bagiye banywa inzoga mbere yuko bajya ku rubyiniro? Imana itanze gasopo ntibizongera kubaho, nuzabigerageza azakubitwa n'inkuba cyangwa nawapfusha imfura. Ikimbabaza n'uburyo muri kwerekana amabi yanyu kandi mu byukuri tuburaho iminsi mike kugira ngo duserebure umunsi mukuru w'isabukuru ya Yesu wadupfiriye ku musaraba. Ase nka buriya baramutse bagwitishijemo ngo dupfire wowe ku musaraba wabikora? Nta muntu nge nakwitangira ngo urabona gupfa urupfu aho tuba tugiye ntago tuzi urupfu turimo, nge nakwemera nkasigara kwa ndagapfa. Na mama wambyaye ntago namwitangira. Turashize none kwitangira kuvuga n'umugore wambyarira abana sinamwitangira. Umwana wawe se? Umwana wanjye umwana wanjye se ashatse yapfa nkabyarira. Murumva narenza hiki ni The Josh Challenge.